Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ku bigo by'amashuri hakomeje kumvikana akanyamuneza mu banyeshuri. Barishimye cyane kandi bameze neza. Mu gihe gitoya tuvuye mu nkuru nyinshi zitandukanye ariko ziteye ubwoba n'akababaro. Mwakomeje kumva inkuru nyinshi zagiye ziba ku bigo by'amashuri bitandukanye. Bamwe mu bana b'abanyeshuri bagiye batakariza ubuzima ku bigo by'amashuri. Gusa ubu muri iyi nkuru si cyo nkuzaniye, ntabwo ari inkuru mbi ahubwo ni inkuru nziza. Nyuma y'uko tuvuye mu kababaro gatandukanye ariko ubu ni ibyishimo. Tugeze mu gihe cya vakanse, abanyeshuri ubu bagiye mu biruhuko. Gusa akanyamuneza ni kenshi cyane ku maso yabo ndetse no ku matama. Baraseka barishimye. Ese ushobora kuba wabwirwa n'iki ikintu kiri kubashimisha ndetse kiri kubatera morali bakaba banezerewe cyane? Benshi mu banyeshuri batandukanye bamaze iminsi mu bizamini bitandukanye bitewe n'icyiciro umunyeshuri aba arimo abarizwamo. Gusa ubu bakaba babisoje bari gutaha bajya imuhira muri vakansi. Bamwe mu banyeshuri batandukanye baje kuvuga yuko kera mu bihe byashize ngo mu bintu bijyanye n'urugendo kuva ku ishuri cyangwa kujya ku ishuri ndetse ngo mu migenderane ngo byabagoraga cyane mu gutaha kubera ngo imodoka zari nyinshi, serivisi ubu ikaba yaranogejwe. Nkomeza gushimira wowe uri kumva biri hanze kabiri ngo uhaye ikaze ku makuru ngiye kukugezaho mpamo kandi yizewe mashya. Hongeye kumvikana inkuru nziza kandi ku buri ku munyeshuri wese wiga. Umunyeshuri wese waba warakoze ikizamini ariko akaba atarujuje amanota asabwa, Minisiteri ishinzwe ibijyanye n'amasomo cyangwa ibijyanye n'ibizamini yaje korohereza abana b'abanyeshuri cyangwa umuntu wese wiga ariko bitewe n'icyiciro yigamo ko mu gihe cyose atujuje amanota asabwa kugira ngo yimuke mu wundi mwaka muri ibi bihe by'ibiruhuko, bamushiriye yuko bashobora kuba yakongera gukora examen ariko yayitsindwa ntazimuke mu wundi mwaka. Mwese murumva ko ari inkuru nziza cyane kandi ishimishije ku bana b'abanyeshuri. Gusa hagiye havugwa ko bamwe mu banyeshuri bajya gukora ibizamini bya leta cyangwa se bisoza umwaka bitewe n'icyiciro bafite ubwoba cyangwa se bamwe bakagira uburangare ariko hakabajeho ikintu kimeze nka promotion. Gusa abanyeshuri bakimara kubyumva babyishimiye cyane kuko bije bikenewe, kuko hari igihe umuntu yahubukaga agakora examen nabi bigatuma atsindwa kandi afite ubwenge bitewe n'uburangare cyangwa n'uburyo yaba ameze nabi, atishimiye wenda uburyo ubuzima bwe bumeze. Hari n'uko umunyeshuri umwe n'umwe ku ijana ajya gukora examen arwaye ndetse bikaba byatuma nabyo bimutsindisha. Ariko ubu mu gihe cyose amanota yakubanye makeya, hari promotion igomba kuba igiye gusohoka yuko umwana w'umunyeshuri cyangwa abanyeshuri batandukanye bitewe n'icyiciro kirimo wigamo uri gukoreramo examen bazajya usubiramo bimwe mu bizamini wongeye gukora maze ugatsinda ubundi ukimuka ndetse wemye ndetse n'ababyeyi bakabyishimira. Abanyeshuri baje gutanga ubuhamya bavuga yuko muri iki gihe ngo ndetse bitwaye neza ku bigo by'amashuri, birinze ngo umuvundo ndetse urugomo ndetse imibare ndetse y'abana bakoze urugomo cyangwa bahanwe bagiye batumwa ababyeyi mu ngo kugira ngo baze barebe ibyo abanyeshuri bakoze. Imibare yaragabanyutse cyane ariko mbere ngo byari bikabije cyane ngo abana bageraga urugomo yewe no kuvuna intebe bicaraho, kwangiriza ibidukikije ndetse gusota n'ibigo by'amashuri. Harimo n'abagiye bavugwaho kuba baranywaga n'ibiyobyabwenge kandi ari abanyeshuri bamwe ntibige neza ndetse bamwe bagatoroka ishuri. Hari n'abajyaga birwaza kugira ngo babonereho yuko bakora urugomo ariko imibare ngo ikaba iri kugabanuka cyane ndetse bakaba bamaze kuba baca akenge, isomo riri kuba isomo kandi ngo bari no gutsinda cyane. Kugira ubyemere neza yuko abanyeshuri basigaye batsinda cyane, akenshi na kenshi uzajya kureba abana b'abanyeshuri bajya gutangira nko mu wa mbere sogonderi, imyaka baba bafite, ingano baba bafite, uburyo baba bangana cyangwa n'ubwinshi bwabo. Kera twari tuzi ko umuntu uhagaze ufite igikuriro niyo kenshi twajyaga tujya kubona ari ugiye gusohoka nko mu wa mbere akiva muri primaire, ariko ubu yaba mugufi yaba muremure yaba imyaka mito yaba myinshi barasohoka kandi ukabona bisa neza. Mu gihe kiri imbere tuzaba dufite u Rwanda rwiza kandi rurimo abantu benshi bize kandi batugeze ku majyambere. Ushobora kwibaza ngo
kwiga n'iki. Kenshi na kenshi iyo umunyeshuri yize hari byinshi amarira igihugu akamaro, kuba yaba umuyobozi, kuba yaba umudepite, kuba yaba umugoronome, akaba yamujyanama, yaba umuganga, yaba umwarimu. Ni ibintu byinshi umunyeshuri yakora yarize, kuko igihugu cyacu nigikomeza kubonekamo abantu bize kandi ari benshi, ntabwo ibihugu byo hanze bizaza ngo bidusuzugure ndetse ngo bijye bitubwira ngo ntabwo mwize, kuko tuza dufite imibare myinshi y'abantu bagiye basohoka mu makaminuza cyangwa se abagiye biga ndetse bagafata. Niba hari umunyamahanga winjiye mu gihugu cyacu azajya yakirwa yombi, navuga igifaransa avuga ati je t'aime, ndetse umunyarwanda amusubiza ati je t'aime yo. Bagiye baca umugani ati warasenze ubura iki. Niba uri umunyeshuri rero ugasengera ibizamini byawe ukabikora neza, Imana ntabwo izabura kutagufasha ngo utsinde, kandi utsinde ugire n'amanota menshi. Amahirwe masa ku bana b'abanyeshuri, murabona ko bari gutaha rwose nta kavuyo, bishimye, akanyamuneza ari kenshi, ndetse mu ishuri ngo barasubiza neza. Hari amarero menshi atandukanye ku bana b'incuke, ndetse kwiga ngo bihera hasi, kuko bajya bavuga ngo nta mwana ukura ngo ahita yuzura ingobyi, ahera hasi. Amarerero ndetse n'ibindi bigo bitandukanye, kandi leta ikaba yarashizeho yarorohereje abaturarwanda kujyana abana ku ishuri mu marerero. Irerero ushobora kuba wibaza ngo rifashe iki umwana, rituma ahuguka mu mutwe, akamenya n'abandi, agaseka, akamenya n'abandi, ndetse agakura mu mutwe, ndetse akazatangira muri primaire cyangwa se muri garidiyeni ameze neza, akeye mu mutwe, umuto nta kibazo afite. Mu gihe kera umwana w'umunyeshuri cyangwa umwana mutoya yajya gutangira afite imyaka 5 cyangwa 10, hari bamwe bagiye badatangira ku ishuri kwiga afite imyaka 13. Ngaho yibaze kugira uzafate byabaga bigoye. Muri generation twavuyemo habagaho n'amashuri yitwaga ngo za Saraye n'ibindi bigo bitandukanye, ariko ubu amashuri yarahindutse ndetse yabaye menshi. Uko mubona ivuriro cyangwa se amavuriro agenda yegerera abaturage, ni nako n'amashuri agenda yegera abaturage cyane. Abana bakarushaho kwiga, bakadidibuza Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa n'ikindi byose bigenda bishwa ku murongo. Kera umunyeshuri yakoraga urugendo rurerure, ndetse agataha akava ku kigo agataha akajya kurya mu rugo. Nk'uko umuntu yavaga hano Nyabugogo akaba yajya kwiga nko mu Gasyata cyangwa akajya kwiga nk'Ikabuga avuye Nyabugogo, kandi aho bakaba yaragenaga n'ibirenge. Ariko ubu siko bikiri, kuko umunyeshuri asabwa kuba yajya ku kigo icyo ari cyo cyose, umubyeyi akaba yamwishurira, akarira ku kigo, akarira ku gihe, yarangiza agataha amahoro. Ikindi waratahaga ukaba wajya guhinga cyangwa se ukabanza guca mu murima ugafasha ababyeyi. Ubu siko biri, ibintu byarahindutse. Umunyeshuri asigaye akoreshwa imirimo yoroheje kugira ngo mu ishuri ataza gutsindwa, akagera ku ishuri ku gihe, akarirayo, ndetse niba ari ukuruhuka ukaruhuka. Murabona ko abana basigaye basa neza, ikinyabupfura. Niyo mpamvu akenshi mubona ibigo byinshi bitandukanye bitsindisha cyane n'imibare ikazamuka cyane. Amaburse aratangwa ku bana b'abanyeshuri batandukanye bakurikiye amasomo neza. Mu gihe hambere umwana w'umunyeshuri yabaga ari kwiga, mwarimu yamubwira ati iyi ni kangahe, agasanga yasinze kera yumanye n'ikibaho. Ariko ubu umwana w'umunyeshuri barakangutse, ndetse henshi na kenshi mu bigo bitandukanye iyo utembereyemo uba wumva urusaka ruke batuje, mbega bigisha ikinyabupfura kiri hejuru mu rwego rwo hejuru. Ibi byose tukaba tubikesha Minisiteri y'u Rwanda, ndetse yaje yigisha umunyeshuri cyangwa se imanukira umunyeshuri. Ni nkaho mbega ibigo by'abanyeshuri bitandukanye byamanukiwe na marayika, kubera ko abana basigaye bazi ubwenge buri hejuru cyane. Niyo mpamvu ubusigaye ubana umwana muto utaha mu rugo nk'imyaka 3 agataha kumva ari kuvuga Icyongereza, Igifaransa. Nawe uri umubyeyi bizajya bigushimisha kubona umwana wawe muganira mu Gifaransa, muganiriza mu Cyongereza n'izindi ndimi zitandukanye, kandi bizajya bigushimisha. Gusa henshi hakomeza kumvikana uduco dukeya dusa nkaho tutari twiza, kandi nabyo bizashigwa bive mu nzira, ubundi twibere mu gihugu cyacu, ndetse tuvuga ururimi, tuvuga umuco, byose tubihuriza hamwe, buri wese yiyumva mu wundi, urukundo rwinshi, umubano mwinshi. Yewe nkomeza gushimira buri wese twabanye muri iyi nkuru, ndetse Imana ikumere umugisha.
wibuke kuba wakoze subscribe, share, comment, like ndetse ibintu byose uba wabikoze neza. Imana ikumere umugisha, tubonane mu nkuru itaha y'ejo mu gitondo. Mwari muri kumwe na Biranze Kabiri, ndabakunda cyane.